Nyagasani Imana uba mu ijuru, tukweretse umuvandimwe urwaye uri hariya mu bitaro Yago TV show. Mana uba mu ijuru umufashe, ni wowe muganga ushobora byose, abaganga bo kuri iyi si ntacyo bakora, ni wowe muganga nyawe Mana Nyagasani, ufashe umuvandimwe akire Mana. Mana Nyagasani urari umuvandimwe, nubwo wenda showbiz nyarwanda rimwe na rimwe umuntu agira inzara ukavuga mugenzi wawe nabi. Haleluya. Ariko Mana uba mu ijuru, Yago ntabwo mwanga, nta n'ikibi kubaza. Sinzi niba hari icyo wabivugaho Nyarwaya Yago, sibyo? Tubazi ko mwari inshuti cyane zo ku rwego rwo hejuru, ko abakundanye ni nabo bashwana, ariko hari crise twumvishe ko Yago afite bya Yago aranirwariye, sinanamuvuga nabi, nta n'ikibi namwifuriza. Yago ikintu twapfuye ni 30,000. Yes. Ariko niba arwaye arwara ubukira, reka tumwifurize kurwara ubukira. Arwara ubukira, ngewe nta mutima mubi mufitiye, nizo 30,000 n'ubu yazima mba narazimaze. Yago ntago namwifuriza iki. Ese burujya usenga Yaka? Ngewe yagusenga ndasenga, iyo nabyibagiwe. Bura nk'umuntu usenga, urabizi ko abantu bavuga ko umuntu usenga ahora ari yiteguye igihe cyose bamubwirira ngo senga yahita asenga. Gira isengesho tuzamurira rya Yago, ku buryo n'Imana ivuga ati rwose ntebye ku masengesho ya Yaka mwana, ntitaye ku byaha bye, ndapfukamye ngewe Yaka. Mana gira icyo ufasha Yago. Yago nubwo twavuganye nabi, we navuga nabi ku 30,000 kubera inzara n'iki, nabona ngewe Yago ntabwo mwanga rwose. Nyagasani Imana uba mu ijuru, tukweretse umuvandimwe urwaye uri hariya mu bitaro Yago TV show. Mana uba mu ijuru umufashe, ni wowe muganga ushobora byose, abaganga bo kuri iyi si ntacyo bakora, ni wowe muganga nyawe Mana Nyagasani, ufashe umuvandimwe akire Mana. Mana Nyagasani urari umuvandimwe, nubwo wenda showbiz nyarwanda rimwe na rimwe umuntu agira inzara ukavuga mugenzi wawe nabi. Haleluya. Ariko Mana uba mu ijuru, Yago ntabwo mwanga, nta n'ikibi namwifuriza. Mana ukoresha iyo bwabaga, ukoresha imbaraga zawe, umuvandimwe ahaguruke mu bitaro, akomeze akazi ke, akomeze kuri Yago TV show kubera imbaraga zawe. Ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.